Aime TV Show. Okay, alright, my dear friends, my people, how are you doing? I hope this video finds you well. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibihe byanyu bikomeje kugenda neza kandi nicyo tubifuriza umunsi ku munsi nka Aime TV Show. Uyu munsi n'umugisha nandi mahirwe tuvuga ko ari ibindi byishimo n'umunezero. Tuba twaje nka team, twaje kubahereza ibintu byanyu, twaje kubahereza ibintu byacu dukunda, tuvuga ko twihebeye umunsi ku munsi. Uyu munsi biba byandenze iyo nje ngasanga murahari kuri video zitambutse ziheruka mwaratwetse urukundo rwinshi, mwaratugaragarije ko turi abanyu kandi mukadukunda ibintu byacu, biduhereza inspiration, biduhereza imbaraga, niho dukura izindi mbaraga dukora umunsi ku munsi. Iyo tuvuga ko tutakwireba, tutakiyumva dushyize ibintu hano kuri YouTube channel yacu, ku muyoboro wacu, on then bigasa nkaho mutabikunze, ntabwo twabona imbaraga zo gukora undi munsi. Ariko iyo mwabirebye bituma tuza tugakora undi munsi kandi tugize gute, tubikunze, tubishaka. So call me Aime, yego. As usual nitwa Aime, ngarukanye na rya tsinda ubushize mwarabanyishuje cyane, muravuga muti ese abajene noneho bari hehe, byagenze gute, babashize hehe? Uyu munsi Happy J ameze fresh and Coconut ameze fresh. Ewan, my dear friend, ndahera ndekeye uyu munsi. Guess where? Happy J, how are you, bro? I'm good. Are you fresh? Fresh cyane. Ikifungo icyangwe ni fresh wabikesha uyu munsi. Ndabikesha Imana. Okay, that's good. Coconut, how are you, bro? Fine, bro. Umeze neza? Fresh cool. Ndakwakiriye nanone kuri Aime TV Show as usual. Murakoze cyane. Hano ni wanyu, ni mu rugo, ni mu bintu byacu, ndizera nyine iyo muje hano n'ubundi mwamuje mu rugo. Ese mubifata gute nyine mwumva mubimuheza kaye gaciro kuba muri hano nko kuri Aime TV Show, mufite ibintu mubwira abanyarwanda bakabikunda, mubyakira gute? Okay, murakoze, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu twishimira umunsi ku munsi, cyane ko ibyo tuba dutanga dasi byumvwa na buri ngeri zose, niyo mpamvu tubikunda, tubyishimira. Sawa, murakoze. Okay, ladies and gentlemen, we are back. Turaje. Uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Uyu munsi twishanditse muri byanyu byacu, ni showbiz, ni entertainment, nuko basusurutsa, nuko bahereza ibyiyo bivugwa, ibyaraye bivugwa, ibya trendinze, ndetse n'ibiri gucuruza n'ibiri gutanga akazi n'amafaranga. Nka Aime TV Show twicaye, turategura, turaterana, turavuga tutireka tuze tugiye ke tubaganiriza uyu munsi wa none. Dufite ingingo ya danger ikomeye, imeze fresh. Murabizi ibitaramo bya Isango na Muzika Festival ni ibitaramo biba ngaruka mwaka, bigenda bizenguruka igihugu mu mpande zitandukanye. Uyu munsi kuri inshuro uyu mwaka Isango na Muzika 2025 ni ku nshuro ya gatandatu. Nk'ubisanzwe byazengurutse intara zitandukanye z'igihugu, kugeza nubwo byageze hano iwacu muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Uyu munsi ndagira ngo tubinjize neza hariya kuri pano, kuri stage, hariya aho byatangiwe, ibihembo byatangiwe muri categories. Categories zari zirimo ni zihe? Categories zose abahanzi bari nominees, abashije gutahana ibihembo byose, ndagira ngo tubyinjiremo twihuta cyane, on then tuze kugira noneho nzi gweza umwanya abasesenguzi bacu batubwire bati ese babibonye gute, ibihembo byari bimeze gute, ninde wabihaye atabideservinga, ninde wagihawe se akibye, ninde wagihawe se, ninde se wabaye nani utarabaye nomine kandi yarabikwiriye, byose ndagira ngo tubyinjiremo. So ladies and gentlemen, don't miss out. Turatatse, turatangiye, nuko dutangiye. Isango na Muzika rero uyu munsi bari bafite categories zigera ku 10. Ndazica muri rukanga kugira ngo then nze guhereza abasesenguzi umwanya byihuse, kugira ngo nabo bagende badusesengurira. Category ya mbere, Best New Artist of the Year, nuvango n'umuhanzi mwiza w'umwaka. Iyi category yarimo abahanzi bagera kuri 4, harimo GS Dollar, Run Up, Rodi ndetse na Olima. Category ya kabiri hari Best Gospel Artist of the Year, ubwo n'umuhanzi mwiza uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uwo mwaka. Hano twabonagamo Vestin and Dorcas, abana bari nominee, Mbonyi Israel,
Papi Clever ndetse na Prosper Nkomezi. Icyiciro cya gatatu yari video director of the year. Uhangaha ni mu bantu bagenda kabisa bayobora amashusho y'indirimbo, ubwo no mu director mwiza wa video w'umwaka. Mu bari batanye rero harimo director God, muramuzi yagiye directing za Tsunami. Harimo director Sixth, uyu yagiye directing indirimbo nyinshi mega hits kabisa zitandukanye. Harimo Easy Cut ndetse na Faizo Pro. Abo bose ni aba director bari bahanganiye iki gihembo. Ndaza kugenda mbabwira ese ninde wagiye ugitwara kuri buri kategori. Kategori ya kane ni Best Producer of the Year. Hano hari hatanyemo ahangaha yari bano bantu bagenda bakora kabisa kugira ngo umuziki ube wumva neza, usoundinga fresh muri device yawe cyangwa se muri mu bikoresho byacu. Nuko habanje kubaho abantu batunganya umuziki mu majwi. Aba ni ba producer rero Isango na Muzika ifite uyu mwaka, ndagira ngo nabo mbacemo nirukanka. Harimo Element L, murabizi agiye akora ama songs ama mega hits, bang after banger. Harimo Roda, harimo producer Prince Keys ndetse na Muriro. Yego. Igice cya gatanu yari The Best Hip Hop Artist of the Year. The Best Hip Hop Artist of the Year. Ahangaha ni umuraperi mwiza w'umwaka. Hari hatanye uwitwa Bushari Bushido, Riderman Riderzo, Bruce the First and Kivumbi King. Gatandatu The Best Culture Artist of the Year. Yari umuhanzi mwiza wakoze indirimbo z'umuco na gakondo. Twe dufitemo Cyusa Ibrahim, Sentore Jules ndetse Rukotana Victor ndetse na Lionel Sentore. Kategori ya karindwi twari dufitemo yari The Best Collaboration. Ahantu vango ni indirimbo yahuriyemo abahanzi benshi kabisa, bench bagiye batandukanye. So indirimbo zari zirimo hari yitwa Beauty on Fire, Bruce Melody yahuriyemo na Joboy. Harimo Foromiana, Dibin, Kevin Kade ndetse na Chris Eze. Delicious Nelingabo featuring Filemo, Repete, DJ Benda, General Benda ndetse na DS Dollar. Harimo yitwa Alavi, Nelingabo ari kumwe na Platini P. Umunane Best Song of the Year. Aha ni indirimbo yabaye nziza kabisa umwaka wose. Twe dufitemo amahit menshi: Tsunami, Tombe, Follow Miana ndetse na Molela. Kategori ya 9 ari ibanziriza ya nyuma, Best Album of the Year. Best Album of the Year ni album nziza yabaye iy'umwaka. Twe dufitemo Plenty Love, iyi ni ya The Ben. Twe dufitemo Colorful Generation, ni ya Bruce Melody. Twe dufitemo Here to Stay, ni ya Lil Ways. Twe dufitemo Now or Never, ni ya Papa Cyangwe aheruka gushyira hanze mu minsi yashize. Ikindi cyiciro ni Best Female Artist. Best Female Artist nuvango ni umuhanzi mwiza w'umumama. Twari dufite Bwiza, dufite Ariel Ways, dufite Aline Sano ndetse na France Mondo. Icyanyuma yari Best Male Artist ni Kevin Kade, Bruce Melody, Dipin ndetse na Kivumbi King. So nyuma y'izi kategori zigera kuri 11, abahanzi ndetse n'abandi benshi batandukanye bari bagiye biteguye bambaye neza, bagiye gufata ibihembo byabo. Amatsiko ari menshi bataramenya ninde watsinze, who's the winner, ariko mu ijoro ryakeye byarabimenyekanye kandi twagiye tubibona muri kategori zigiye zitandukanye hajya haboneka abatsinze. Ndahera kuri kategori 5 za mbere nihuta kugira ngo nakire ubusesenguzi wa mbere agenda dusesengurira abagiye babona izi awards, ese babiri babikwiye, ese abari nominees yemeranya nabo kugira ngo tuyitware mu mujyo. Nko ku cyiciro cya mbere cya Best New Artist, DS Dollar niyo hawe igihembo. Best Gospel Artist, Vestine and Dorcas niyo batwaye igihembo. Video Director mwiza yabaye God. Best Producer aba Element ndetse na Best Hip Hop Artist aba Kivumbi King.
My dear friends, my people, ndagira ngo nakire umusesenguzi wacu wa mbere Happy J atwinjize neza noneho atubwire ngo ese byari bimeze bite, atubwire we mu mboneze ayobona gute nk'umusesenguzi icyiciro ku kindi kategori ku yindi torera kuri best new artist cyatwawe na DS Dollar. Utubwire se DS Dollar yakoze ibihe bigwi byamuhesheje gutwara iyi award nka best new artist on then n'ibindi byiciro uragenda bikurikiza. Happy J ikaze on the mic, utubwire ubusesenguzi bwawe n'ingenzi hano kuri channel yacu ndetse abanyarwanda barukeneye cyane. Welcome. Murakoze cyane Eme, ngira ngo dushira umucyo ku ibi bintu bibaye muri ijoro ryahise ku bahanzi bagiye begukana ibihembo mu ngeri zigiye zitandukanye. Twabanje cyangwa se babanje guhemba the best new artist of year, niwe bahereyeho bamuha igihembo cye. Hari hahatanye abahanzi bagera muri bane, hari DS Dollar, hari umuhanzi waririmbye indirimbo ya Tsunami banamwita Arana, hari umuhanzi bamwita Rodi, hari n'umuhanzi bita Orima. Ariko ugiye kureba mu busesenguzi bwimbitse umuhanzi DS Dollar niwe waje kwegukana iki gihembo, kandi nge ntekeza ko yaragikwiriye. Ni umuhanzi wakoze cyane, ni umuhanzi washize hanze indirimbo zirakundwa. Tuzi indirimbo zirimo Zangarewa, harimo indirimbo nka Repete ari kumwe na DJ Benda, ashira hanze indirimbo yitwa Ratatata. Ni indirimbo nyinshi yagiye ashira hanze ko tugiye kureba abantu bibahanganye. Uraza urebe umuhanzi bita nka Rodi yakoranye na Bruce Melody bakora indirimbo iba hit, ariko ntabwo tigeze twongera kumubona nyuma yaho. Tukaza tukareba uyu muhanzi bita Run Up, yego yakoze indirimbo nziza, yabaye n'indirimbo ya mbere y'umwaka, ariko ni indirimbo imwe, ni Tsunami. Ntabwo yaje ngo ikomeze kuba ifite hit cyangwa se ngo dukubite ngo hit after hit aduheze indi hit. Hari undi muhanzi bita Orima, nawe urebye ni indirimbo yita yashize hanze, nubwo ajya akora izindi ariko ntabwo yaruhije uyu muhanzi DS Dollar. Twirukanka cyane ku mwanya wa kabiri hari the best gospel artist of year. Bafashe abahanzi bagiye batandukanye, hari Vestina Dorcas, hari umuhanzi Imbonyi Israel cyangwa se Icyambu, hari umuhanzi Papi Clever, ubwo ngira ngo babijyanisha n'umugore we Dorcas. Yego hari na proper Nkomezi. Nkuko twabibonye iki gihembo cyo cyegukanwe na Vestin and Dorcas, ntabwo tugiye kuvuga yuko atakideservingaga. Ni umuntu nawe wakoze cyane ibi bintu yarabikwiriye, kuko urareba ugiye gukompara umuntu hano washira kuri tebe imwe ni Israel Mbonyi, ariko Israel Mbonyi afite akazi imbere cyane kurusha uko agafite ubu ngubu. Wenda iyo ujya ngo ibi bintu abyigije imbere tuzabona byinshi azakora, ariko aba bana b'abakobwa bamaze igihe kinini bari ku mugani w'Uburayi bakora ibitaramo bigiye bitandukanye, basohoye indirimbo nka Emmanuel, indirimbo zirakundwa cyane. Twirukanka cyane rero Izikat na Faizo Opro, iki gihembo cyo cyegukanwe na director Agadi, nkuko babikonfirmye bavuga yuko indirimbo yakoze ari nayo yaje kwegukana umwanya wa mbere muri 2025. Twirukanka cyane tujya ku mwanya wa kane, hari best producer of year 2025. Iki gihembo cyo cyaje kuba cyegukanwa n'uyu muhungu cyangwa se ni umuhanzi, ni umu producer, ni umuhungu uri kwegukana imitima y'abatari bakeya, bamwita Element Ele, aho yarahatanye n'undi bita Aloda ari kumwe na Prince Keys na Muriro. Tugaruka ku iki gihembo bahaye Element Ele, nge ntekeza ko cyari kimukwiriye kuko yakoze ibintu byinshi muri no mwaka. Dukomeza cyane n'amasaha yatujyanye, ku mwanya wa gatanu hari the best hip hop artist of year 2025. hari Bushido, hari Riderman Zo, hari Bruce the First cyangwa se uyu muhungu uwi Musanze, hari na Kivumbi King. Iki gihembo cyo cyaje kuba acyegukanwa na Kivumbi King, nubwo yatari hano mu Rwanda, ariko ntekeza ko nawe iki gihembo yaragikwiriye, yakoze cyane ibintu bigiye bitandukanye. Twabonye indirimbo twakunze muri no mwaka zagiye ashira hanze nka Mama, indirimbo zigiye zitandukanye. Urabona yuko iki gihembo yagikwiriye kurusha abana bandi, nubwo nawe sinavuga ngo ntibakoze, nabo bakoze uko bari bashoboye, ariko iki gihembo cya best
hip hop artist ntekereza ko yaragikwiriye. Murakoze cyane. Yego urakoze cyane HBJ adutembereje atwibukije abagiye bafata ibihembo atwibukije uko bagiye bakurikirana on then we kuri we mumbonize atubwira imishinga project bari bafite bagiye baronshinga cyangwa se bagaragaza muri no mwaka zabahaye amahirwe yo kuba baba aba nominees ndetse baza no kuba baba the winner mu byiciro bigiye bitandukanye. HBJ ntago ndakuvaho, reka tugaruke ku cyiciro cya gatanu cya the best hip hop artist of the year. Uyu muhanzi rapper mwiza w'umwaka yabaye Kivumbi King, and we know yarahanganye n'ibifi bikomeye, ibifi binini, Bushari Bush do Bush, Riderman Rider Zo, wenda dufata abo ngabo. Bisobanuye kimwe ku muhanzi nka Kivumbi King kubasha guca muri humye, ndiko navuga aba bahanzi nyine ibifi binini on then akaza kubatwara award. Bisobanuye iki kuri we? Ese umuziki nyarwanda utangiye gutera imbere, waba uri kugenda uzamuka ku rwego rungana gute ku buryo abantu batanga nyine award badatinya kubona nyine ko umuntu yakoze on then bakamuhereza iyo award cause nyine I deserving without nyine historical background z'abandi ibyo bagiye bakora. Wowe urifata gute nk'umusesenguzi uyu munsi? Murakoze cyane. Nkuko ubivuze yari kumwe n'abahanzi bagiye batandukanye kandi bakomeye muri industry ya muzika hano mu Rwanda, harimo Bushari, hari n'ubita Rairezo. Bishatse gusobanura ko nta n'umuryamye muri bo, kuko n'uyu nguyu wagitsindiye Kivumbi King yarakoze cyane. Ntekereza ko mwagiye mukunda indirimbo ze, bishatse kuvuga ko nimba uri umuraperi cyangwa se ukora hip hop bigusaba gukora cyane kugira ngo nawe wegukane iki gihembo. Ni ibintu bishoboka, kuko iyo ukoze neza urabihemberwa nyine, kuko urabona ko nta kimenyane cyajemo ngo bareba ngo Bush kuko n'ufite izina riri hejuru ngo ryacuruza, ahubwo barebye bagendeye ku byo buri muntu wese yakoze. Mwakoze. Thank you so much. Wow, amazing. Here biba byandenze, extra performance, extra analysis, it is supercalifragilisticexpialidocious. Just keep in touch, maybe ejo hashobora kuba heza than today, kandi Imana igukomereze talent. So turagoroka ari umukanya urongere uduhereze ubundi busesenguzi, kandi ibyo ukoze turabishimiye kandi abanyarwanda barasobanukiwe. Wow, again ntabwo ari ibyo byiciro gusa, nkuko nagiye mbimentioninga hari ibindi byiciro bigeze kuri 6 bisigaye. Nagira ngo mbiharire undi musesenguzi nawe kabisa ntajya tuza, abahora soma ewan inyandiko zo ziri hafi ye ziba zimuri ruhande, telefone iva mu biganza, machine abari nazo ewana kuri murandasi kabisa ntajya hava. We ubuzima bwe kabisa ngo yabweguriye gukunda itangazamakuru, kandi ni ibintu akunda, ni ibintu bye, ni ibintu ahoramo, kandi twese nuko nguko. That's why turi hano uyu munsi ndetse n'indi minsi yayibanje. Kogunak musesenguzi twemera, nawe tugiye kuzaharira indabo ze. Turagira ngo noneho utwinjize neza, nawe uduhereze ubusesenguzi bwawe twitezeyo byinshi kuri ibyiciro 6 bisigaye. Ndagenda mbikulansamo on then umanuka bihuta cyane. Hari the best cultural artist of the year, the best collaboration of the year, the best song of the year, the best album of the year, and the best female artist of the year, also the best male artist of the year. So mu mboni zawe abahanzi bagiye batwara ibihembo twagiye tubagarukaho, urabifite neza, wateguye umeze fresh. Nagira ngo utubwire mu mboni zawe nk'umusesenguzi, ese ni bande babihawe babikwiriye? HBJ yatubwiye atweretse abagiye bafata buri kimwe kubera ko bakoze, nawe uragira ngo duhereze noneho imibare n'ibimenyetso byimbitse. So ikazi. Asante, murakoze. Nongeye kugushimira nanone ku bandi hano mu kiganiro. Murakoze cyane ku byo warumbajije. Ndumva
ndahera kuri best culture Artist. artist of the year. Ni igihembo cyatwawe ngira ngo n'uwitwa Lionel Sentore. Yego, yego. Njyewe kuri uruhande iki gihembo ndacyemera kuko nimba ubyibuka neza uyu Lionel Sentore yarakoze yaduhaye indirimbo bita Wanga Binka. Iyi ndirimbo nimba waragerageje muri iyi 2025 ishize kuba waragiye mu makwe, ndumva ariyo yari iri guhitinga, urabyibuka neza. Ngereranyije na bagenzi be bari bahanganye nka Jules Sentore na Victor Rukotana, nago ari abantu bakoze muri uyu mwaka bihambaye. Urugero nka Victor Rukotana twari tumuzi mu njyana itari ya gakondo, ariko aza kuzamo muri gakondo, tumumenya muri gakondo, ariko mu by'ukuri ntago yarayimazemo igihe ku buryo ahita aba nomine nko kuba yafatira award. Jules Sentore muramwibuka mu ndirimbo yigeze guhitinga ariko imaze igihe, ariko ubu yarari bize bigereranyije nyine n'uyu Lionel Sentore. Nico nabivugaho. Ikindi nkiri muri best culture artist of the year, bashimiye umumama na ibintu nakunze cyane. Uyu mumama yafashije mu kwibohora binyuze mu ndirimbo. Buriya ikintu bita igihangano ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye, ni ikintu gishobora ku-influencinga abantu benshi batandukanye. Rero kuri njyewe natangira nanashimira Isango Music, nayishimira cyane ikintu yakoze ni unique. Ibintu byose ntago nge nabiha credit ko byagenze neza nkuko byari kuba byagenze, ariko ni unique ya Isango Music. Ni unique kufata umuntu ukamuha indabo ze iza kwiye agaciro ke, ni ikintu gihambaye. Uyu mama yarakoze cyane. Nyiranyamibwa Suzana, umuribuka indirimbo zagiye zihitinga cyane, nka telefone uribuka kera cyane. Dukomeje kuri best collaboration of the year, hari harimo Beauty on Fire ya Joe Boy na Blues Melody, From Yana, The Ben na Kevin Kade, na Chris Easy, hakaba Delicious, Filemo na Neri Ngabo, na Repete ya DS Dollar na Benda. Na Alavi yes, ya Platini. Asante urakoze. Ni ikintu nshatse kuvuga. Iyi award kuri njyewe nari kuyiha Delicious. Niba mwumvise neza ntabwo yemeranya no kuba award yahawe indirimbo Folomiana, ahubwo bakaba bahaye Delicious. Ahangaha dutegereje kumva noneho birambuye ingingo zawe, imibare n'ibimenyetso, statistics, kugira ngo dusobanukirwe neza tuve mu rujijo. Murakoze cyane. Aha ndifashisha facts zumvikana. Delicious ya Fremo na Neri Ngabo ni indirimbo yabaye sereri mu mutwe wacu. Ndabyibuka nge ahantu hose wanyuraga umvaga Delicious. Kandi ndashaka kwifashisha statistique. Uramfasha wize imibare niko wambwiye muri secondary, wizeho imibare. From Yana imaze amezi angahe? Amezi agera kuri 5. Ifite views ingahe? Iri kugenda ikabaka mu 6, right? Miliyoni 600,000. Delicious uramfasha imaze igihe kingana iki? Iri kugenda imara amezi 2, iri kugenda ikabaka muri miliyoni 2 z'aba viewers. Yego, urakoze cyane. Ifite miliyoni 2 hafi n'ibihumbi 100 gutyo. None se ufashe amezi 5 abura kugira ngo inganye na Fromiana, ubwo buri kwezi genda ukubarira miliyoni irenga y'aba viewer, yafite miliyoni zingahe? Urumva yamajije kuyirenga Fromiana automatically. Yego, kuri njyewe for my side numva Delicious ariyo yagahawe iyi award, kuko turebeye kuri statistique turasanga Delicious yabaye hit cyane. Kandi tunakurikije stati tubona kano kanya, tubona ko Delicious uyihaye igihe ikanganya
amezi 7 na Fromiyana iyo bisohokera rimwe mpamya ko Delicious yari kugira ute yari kuba yafashe podium. Okay, ntago mbitindaho ariko kuri nge ku ruhande rwanjye Delicious niwe nari guprefera nkaho yari gufata iki gihembo, ariko ababiteguye nabo ni intiti baba bazi uko byagenze, ariko ku ruhande rwanjye nuko nabijudging. Ntago ntinda, turakomeza kuri the song of the year. The song of the year hari Tsunami ya Run Up, hakaba Tombe ya Element, hakaba n'ubundi Fromiyana ya The Ban, hakaba na Morera ya Roskana. Ku ahangaha ni byiza, ariko mu by'ukuri aha ikintu njudgingamo habuzemo abantu. Uraza kumbaza ngo ni bande? Yego. Aha hantu habuzemo umuhanzi twemera nk'umugrand Joel, habuzemo indirimbo bita n'Imana ya Amalon. Yego, kuko ntago mpamya ko Fromiyana nimba yamaze gufata award hejuru yakwiye kugarukamo hano. Ntago nemeranya ko hari ikintu nshaka kugira ngo dutandukanye. Tsunami ndayiha indabo zayo, Tsunami irabikwiriye, ariko ababaye nomine, abari nomine, aba competitor bari barimo hano nibo ngiyewe ndi gukritikaho. Ntago iyi Fromiyana ari kugarukamo, hagakwiye kuzamo n'Imana ya Amalon, wenda ikaza igahatana, sibyo? Yego. Kandi ndakeka ntago umuhanzi ya mpano waboy nawe yakoze nabi ku buryo atari kuba nomine hano. Okay, wenda sinzi uko babihisemo, ariko nge niko mbyumva. Igihembo cya Tsunami nk'indirimbo nziza ndacyemera, ariko abari nomine ntago ngiyewe kuri nge mba prefera. Nge prefera ko iyi Fromina iri kuvamo hakazamo hakazamo n'Imana ya Amalon. Dukomeje kuri the album of the year hari Plenty Love ya The Band, hakaza Colorful Generation ya Blues Melody, hakaza Now Ever ya Papa Now or Never. Yes, Now or Never ya Papa Cyangwe, hakaza niya Ariel Ways, na album ya Ariel Ways Here to Stay. Hano ikintu nabivugaho mu by'ukuri Colorful Generation yarakoze. Nahoze ndaranganya amaso kuri za social media ku mbuga zicuruza umuziki, harimo za Spotify, za Audiomack. Iyi ndirimbo yacurujwe ibihumbi birenga $300 $300, yarebwe na miliyoni zirenga 40. Nta hantu wari guhera iyi miki igihembo. Aha shout kuri Munyakazi yarakoze, ni album yamuhiriye nkuko nawe yabivuze. Nta kintu nabivugaho. Gato we ntaguciye mu ijambo gato kuri Blues Melody. Twaze turimo dutegura iki kiganiro, tureba kuri Audiomack, tureba abantu bagiye bumva kenshi inshuro nyinshi cyane Blues Melody arabahedinze. Uyu munsi none arabayoboye akurikiwe na Juno Kizigenza. Nuno Kizigenza ntago ari mwezi nominees, ntago yafata nominees, ariko impamvu hano turi muri album, kandi nta album yakoze wenda ya Danger, ariko nyine byumvikanisha ko Blues Melody kuha yatwaye kino gihembo abasenguzi barabihuriraho, yarabikwiye kabisa, komeza nta kibazo. Yego, ndabyemera yarabihuriyeho. Iyaba na Juno Kizigenza afite album nkeka ko yari kuza mu kuba nominees. Tudatinze ndajya kuri best female artist. Harimo Bwiza, hakabamo Ariel Ways, hakabamo Arine San, hakabamo France Mpundu. Iki gihembo cyatwaye na Bwiza. Bwiza arabikwiriye nk'umufatanyabikorwa, nanone urabizi hano i Huye yarabafashije, yarakoze kandi yarakoze. Nge iki gihembo ndacyemera, yarakoze mu gihe Ariel Ways ntago yakoze nkuko bikwiriye, kuko yaba yarakoze ndakeka ni wari guhabwa kino gihembo. Ariko nziko neza ko ikintu hano Bwiza yarushije aba bantu bose. Yarakoze amaze gukora no hanze ya media yitwara neza. Muri buke byagiye bivugwa kuri Ariel Ways,
muri iyi minsi bitari sawa, we na Bobo I think yego. Urabona ko Bwiza arabahedinze hose kuri music yarakoze no kuri ku bintu bijyanye na behavior hanze y'ikibuga, hanze ya media yarakoze, nta kintu wamunenga. Yego abandi bo ubwo ngewe ku mboni zanjye numva Bwiza koko nkuko bisanzwe akabanje agahabwa igihembo, and then hagakurikiraho Aline San, hagakurikiraho France Mpundu, and then hakaza Ariel Ways. Yego noneho dukomeje kuri best male artist, ni igihembo cyari gitegerejwe na benshi. Aha hantu ndagira ngo uze kunyumva neza witonze, abantu barimo ntago bari boroshye. Harimo Kevin Kade wakoze Flowers to him, yatwaye ibihembo 3 mu ijoro rimwe, just agahigo yaciye. Haza Bruce Melody Munyakazi, haza The Ban, haza Kivumbi King toroshye. Aha hantu ikintu mvuga ko Isango Music Festival bo ubwabo bazi kwicara bagategura, barakoze bashaka kubaransa ikintu bita power, babaranshije imbaraga, power ziri hagati ya Ben na Bruce Melody. Ntago okay kuba mbivuze ni nako biri, ni balance. Ubyitegereje mu mboni y'umunyamakuru ugasesengura neza, ubona ko bashatse kubaransa imbaraga hagati ya The Ben nande na Bruce Melody, barabibaranshije. Kuko umwe niba yatwaye icya album undaraza atware icya best male artist, kuko ntago igihembo Fromiana yatwaye ntago ari iki, ni icy'abantu babiri batatu, niwe Kevin Kade na Chris Easy. Hano rero automatically umuntu wabonye Bruce Melody Munyakazi akimara gufata ira award twese tumenya best male artist. Ikindi nshaka kuvugaho cyanyuma, Kevin Kade yarakoze, ariko mu byukuri kwisanga hagati y'ibifi binini niko bigenda, birangira ubuze position yawe. Yarakoze mu buryo bwumvikana, ariko yisanze hagati y'ibifi bibiri, kandi nkeka ko no mu mwaka utaha niyisanga hagati y'ibifi bibiri bizagorana. Murakoze. Urakoze cyane Kogunak, ewana usesenguzi bwiza, ntacyo narenzaho. Gusa ikindi twavuga ni kuri best song of the year, yariza indirimbo 5, ariko havuyemo imwe yitwa Tsunami ya Run Up, niyo ndirimbo kabisa y'umwaka nk'umuhanzi ukiri na muto, ndetse twamuhereza indabo ze nawe yarabikoreye, yarabikobokeye. So Imana yamblessinze kandi wakoze uba blessed. Wenda icyo twavugaho naki twasugira ngo dusorezeho, mumaze kumva ubusesenguzi bw'abajene turi kumwe uyu munsi, mumaze kumva opinion zabo uko babibona mu mboni zabo, and icyo nanjye navuga, reka dushimire Isango Star n'abafatanya ibikorwa bayo bateguye iki gikorwa cya Isango na Music Festival, kizahoreho, kizagaruke mu makaminuza kiza kenshi, biradususurutsa. Ariko ndanasaba, dukumbuye izindi awards zajyaga zitambuka, zari nziza. Niba mwibuka neza, abantu mwakunze gukurikirana showbiz kenshi kuva kera, muzi ikintu kitwa Kiss Summer Award. Wallahi Kiss Summer Award yari show ya danger, yari show nziza. Kiss Summer Award turayikumbuye. Kiss Summer Award abayobozi mu mitekerereze nayo muzayigarure, and bizakomeze kuba byiza. Kandi iyo abahanzi nk'aba ngaba bakiri bato bari kubona ibihembo, biraba motive, baha imbaraga, bituma ejo n'ejo bundi bakomeza gukora, then tukabona imiziki myiza. So mwakoze kudukurikira, muzakomeze mudukunde, tuzakomeza kubaha ibintu byiza. Uyu munsi twari batatu, ni rya tsinda mumenyereye, kandi ntago tubatenguha, n'ubutaha tuzagaruka. And then abantu muri kudusaba kujya dukoresha n'abakobwa bashiki bacu, turacyabavugisha kubera ko ntago biba byoroshye, ariko very soon muratangira kubona amaraso mashya. Bashiki bacu batuganiriza no kuri MTV show, nabo impano zirimo, twiga journalism, aho dushaka kuzabikora nk'umwuga, kandi umwuga ukora ukunze. So nagushimira cyane Happy J uyu munsi. Murakoze cyane. Wakoze cyane Kogunak. Murakoze namwe. Mwakoze cyane audience.
nitwa Aime, this is Aime TV show. Thank you for watching, thank you for your subscription, thank you for your support, thank you for everything. I love you so much. Keep in touch, we will be back. Thank you. Aime TV show.